Intambara yegereje niyo nsanganyamatsiko y'iki cyumweru tugiye gutangira kuri uyu munsi wa none. Tugiye kwiga ingingo yo ku isabato nimugoroba. Mbere yuko tujya mbere dusenga Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye turaguhimbaje uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe. Tugushimiye ko ubuntu bwawe bukiri kumwe natwe muri aka kanya. Turakwiyeguriye kugira ngo uduhe kumvira ijambo ryawe tujye kwiga muri iki cyumweru cyose. Turagusabye kugira ngo uduhe kubana nawe iki cyumweru cyose tutazasiba n'umunsi n'umwe. Ubane natwe muri aka kanya tujye kwiga ingingo yo ku isabato nimugoroba. Nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Intambara yegereje niyo nsanganyamatsiko tujye kwibandaho cyane muri iki cyumweru. Amasomo tuzibandaho cyane muri iki cyumweru, aho icyigisho gishingiye ni mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 7 wa 9 n'uwa 12. Tuzongera dusome Ibyahishuwe igice cya 4 umurongo wa 11, Ibyahishuwe 13 rimwe kabiri, Ibyahishuwe 12 umurongo wa 13, umurongo wa 3 kugeza uwa 5 ndetse n'umurongo wa 17. Tuzongera turebe Ibyahishuwe 13 umurongo waho wa 11 tugeze uwa 18. Icyo kwibukwa cy'iki cyumweru kiboneka mu gitabo mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo wa 17. Aranditse ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri. Ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri. Hari agakoresho gashya kifashishwa mu buvuzi kajya kunganira n'uruheke rw'umuceri. Kajya kungana n'uruheke rw'umuceri. Kitwa biochip cyangwa verichip. Aka gakoresho gashobora gushyirwa mu mubiri w'umurwayi. Aka gakoresho gakubiyemo amakuru yerekeranye n'amateka y'ubuvuzi bw'umurwayi. Aya makuru rero agaragara iyo bashize scanner aho ako gakoresho kinjiriye mu mubiri. Abakristo bamwe rero bavuga ko ako gakoresho ari kimwe mu bigize umugambi mubisha ugamije guhatira abantu kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ku bandi ikimenyetso cy'inyamaswa gifitanye isano n'ikirango banga barcode gishyirwa ku makarito abikwamo ibiribwa, cyangwa umubare w'amayobera uzashyirwa ku noti z'amadolari ufite igiteranyo cya 666. Kuri bamwe ikimenyetso cy'inyamaswa gifitanye isano na gahunda yo kwishira hamwe itsinda ry'abantu bavuga ko bakiriye umucyo urenze uwo abandi bakiriye. Indege z'umukara z'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango w'abibumbye. Aha rero tukwiye kwitondera ibigenda biza bigamije gushuka abantu ndetse no kuboshya. Aho umuntu ashobora kwibeshya ku kintu akacyita ko ari ukuri nyamara ari ibinyoma. Aho abantu bashobora kwita aka gakoresho ka VACHIP bakakagereranya n'ikimenyetso cy'inyamaswa, ubwo nabwo ni ubuhendanyi bwa Satani. Ntago tukwiriye kwitiranya ukuri kw'ijambo ry'Imana tukakwitiranya n'ibyo twitekerereza ibyo ari byo byose. Abantu b'Imana bakwiriye guhagarara bashikamye. Intego y'iki cyigisho ni ukugaragaza intambara igiye kubaho ishingiye ku kuramya. Satani azibasira ubutegetsi bw'Imana binyuze mu gutesha agaciro amategeko y'Imana, by'umwihariko isabato. Kandi isabato izaba ipfundo ry'intambara izakwira isi yose ishingiye ku kuramya. Satani yanga isabato kuko yanga umuremyi. Azakoresha agahato, kotsa igitugu ndetse n'imbaraga kugira ngo atubuze kwiyegurira Kristo. Hazabaho kugongana kw'imyizerere ishingiye ku kuramya ku munsi w'ukuri no kuramya ku munsi w'ikinyoma. Tuzirikane ko umunsi w'ikinyoma ari umunsi w'icyumweru ndetse umunsi w'ukuri ni umunsi w'isabato y'Imana. Irarika ry'Imana riheruka ni irarika rihamagarira abantu kuba indahemuka kuri Kristo, kabone n'ubwo habaho gutotezwa. Irarika ry'Imana
riheruka ni irarika rihamagarira abantu kuba indahemuka kuri Kristo, kabone n'ubwo habaho gupfa, yewe n'ubwo habaho gutotezwa, kutemerwa kugura no kugurisha, gufungwa ndetse no gucirwaho iteka ryo gupfa. Inshuti bakundwa, igihe kiri bugufi yuko abantu b'Imana bagiye kuzagaragaza mu by'ukuri ko bakunda Imana. Yewe aho bigiye kugera, aho abantu b'Imana bigiye kuzabaho babe batagifite uburenganzira ku mitungo yo ku isi. Abantu b'Imana bazatotezwa, bazafungwa, kandi niba ngombwa bazacirwaho iteka ryo gupfa. Ariko tukwiye guhagarara dushikamye ko dufite umucunguzi wacu ari Yesu Kristo, azaturengera mu makuba yose. Bene data, iki cyigisho cy'iki cyumweru gishimangira umwete Yesu akoresha mu kutunyuza mu ntambara iheruka y'isi. Iyi ni intambara ikomeye, aho uhamya Yesu by'ukuri agiye kuzagaragara. Mbonera kubashishikariza kugira ngo muri iki cyumweru tuzafatanyirize hamwe kwiga ibice bya 35 ndetse na 36 by'igitabo Intambara Ikomeye. Uwiteka rero atubashishe kugira ngo dusobanukirwe n'amagambo tujye kuzibandaho cyane muri iki cyumweru. Dusenga Imana. Turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Muri iki cyumweru tujye kwiga intambara yegereje. Iyi ntambara rero tujye gusobanukirwa n'ibyayo, kandi ari nako turi kugusaba imbaraga kugira ngo uzaduhe kuzayinyuramo tugatsinda umwanzi dushikamye. Kandi umurengezi wacu ni weho, nicyo tugusaba ubuntu rero mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.